dukomeje kwiga gitari. Ikintu tugiye gukurikizaho ubu ngubu tugiye kureba amanota, kuko iri somo rirasasira cyangwa se riri buze kuba intangiriro y'irindi somo ryo kumenya amanota yose aba kuri gitari muri utu tuzu twose uko tutureba aha ngaha. Birabanzirizwa no kubanza kumenya amanota abaho nangahe. Habaho amanota 7 mu muziki yibanze, ariyo twabonye C, D, E, F, G, A and B. Impamvu tukunda gutangirira kuri C dutangiriye kuri A nuko mu gifaransa bahera kuri do, re, mi, fa, sol. So natwe duhera kuri C ariyo do mu gifaransa cyangwa mu bakoresha systeme y'igifaransa. Nkunda kuvuga ijambo abakoresha systeme kuko amanota do, re, mi, fa, sol ubundi ntabwo ari igifaransa. Ugiye mu mateka ushobora kuba wamenya ibindi biri related n'uburyo yagiye avumburwa n'ururimi nyirizina yakomotseho, ariko reka tujye dukomeza gukoresha uburyo buvuga ngo abakoresha systeme y'igifaransa n'abakoresha systeme y'icyongereza. So twabonye ko ayo manota yibanze ari 7, ariko ubundi hari andi manota abaho cyangwa se aherekeza ayo manota. Ashobora kuba ari amanota mu by'ukuri n'amanota avukiye kuri ayo yandi aba hagati no hagati. Ayo manota atuma umubare w'amanota yose aba 12. Twabonye ko habaho amanota bita mu gifaransa ama dièse, aribyo biba sharp mu bakoresha systeme y'icyongereza. Hakabaho amanota yitwa ama bémol mu gifaransa, mu cyongereza bigahinduka ama flat. So tugiye kureba ayo manota yose uko ari 12. Turaza kwifashisha shape ya piano kuri iyo foto murimo kureba. Iyi foto iragaragaza amanota uburyo panze. Urabona ko hari ama key y'umweru cyangwa se hari utuntu tw'umweru n'utuntu tw'umukara. So kuri ano manota impamvu twifashishije piano mu by'ukuri no kugira ngo dusobanukirwe neza aya manota ameza ate. Ushobora no kuba wenda warabonyeho piano cyangwa se uzayibona cyangwa se tuzanabona indi somo rya piano, uzibuke ko kano kantu nigeze kukavugaho ku buryo amanota ameze. So dutangirire ku inota rya C. Inota rya C riri kuri ano manota y'umweru. Hanyuma urabona ko iruhande rw'inota rya C hari utuntu tubiri tw'umukara. Iyo utwo tuntu tubiri turenze ujya ku yandi manota y'umweru 2, hanyuma ukajya ku tundi tuntu tw'umukara 3. Wamara kuturenga haza akandi kantu kamwe k'umweru, hanyuma hakagaruka ya nota ya C. So reka dutangire turebe. Inota rya mbere ribaho ni C. Iyo uzamutse uva kuri C uzamuka hejuru tubona inota ry'umukara. Iri nota ry'umukara ni inota ryitwa C sharp. Iyo uva hasi uzamuka kuva kuri C ujya hejuru. Irikurikiyeho ry'umweru ni inota rya D. Iri nota rya D iyo ugarutse inyuma rihinduka D flat. Ni ukuvuga hahandi hejuru kuri rya rindi ry'umukara. Iri nota ry'umukara rishobora kugira amazina 2. Rishobora kuba C sharp cyangwa se rikaba D flat. Uzamuka bihinduka sharp, wamanuka bigahinduka flat. Mu gifaransa no kuvuga hari C dièse cyangwa se hari mu gifaransa hari inota ryitwa do dièse, hakaba n'inota ryitwa re bémol. Ni ukuvuga ngo iyo uzamuka bihinduka dièse, wamanuka bigahinduka bémol. So reka dukomeze n'andi manota turebe yose kugeza ku rya nyuma. Irya mbere ni C, twazamuka tukabona C sharp cyangwa se D flat. Twamanuka hasi tukajya kuri y'umweru yitwa D, hanyuma twakomeza hirya tuzamutse nanone tukabona D sharp cyangwa se E flat. Twava kuri iyo E flat tukamanuka hasi k'umweru tugahakaruka nanone kuri E. Hagati y'inota rya E n'inota rya F
nta flat cyangwa sharp zibamo. Hagati ya ako kantu mugafate neza, hagati ya E na F nta rindi nota rizamo ry'umukara. Tuva kuri F tukajya kuri F sharp, ishobora kuba F sharp cyangwa se ikaba G flat. Twamanuka hasi tukajya kuri G, twazamuka tukajya kuri G sharp cyangwa F flat. Twamanuka hasi tukajya kuri E, twava kuri E tukajya hejuru kuri E sharp cyangwa B flat. Twamanuka hasi tukajya kuri B, tuva kuri B tujya kuri C. Nanone hagati ya B na C nta sharp ibamo, nta na flat ibamo. Ni ukuvuga iyo mvuze flat cyangwa sharp ujye wumva ko ari inota rimwe, ni inota rimwe mu by'ukuri ariko rihuriweho n'impande ebyiri. Ni ukuvuga inota ribanza n'iririkurikira by'umweru byose bihurira ku nota ryo hagati ry'umukara. Rimwe rikaba sharp, irindi rikaba flat. So ndumva tubashije gusobanukirwa amanota uko ari 12. No yaba uraza gusanga ari 12. Hari inota rya mbere ribanza rya C, irikurikira rikaba C sharp, irikurikira rikaba D, irikurikira rikaba D sharp, irikurikira rikaba E, irikurikira rikaba F, tukajya kuri F sharp, twava kuri F sharp tukajya kuri G, tukajya kuri G sharp, tukajya kuri E, tukava kuri E tujya kuri E sharp, tukava kuri E sharp tujya kuri B. Ayo yose hamwe akaba amanota 12. Aya manota kuyamenya ni ingenzi kuko nidutangira kuza kuri gitari dutangiye isomo ryo kumenya buri nota hano, tuziga kumenya ama sharp na yahe, amanota atari sharp na yahe. So tuzagenda tubyifashisha. Numara kumenya aya manota yose yo kuri gitari, bizakorohera kuba wabasha kujya ucuranga ibintu bitandukanye ariko usobanukiwe ibyo ari byo.